Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, kandi ndashimira Imana inshoboje kugira ngo iki gitondo mbashe kongera guhura namwe, kuganira namwe, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Muri iki gitondo rero nongeye kugira ngo tugaruke kuri cya kiganiro cyacu itorero n'umurimo w'abizera, muri kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Rero twatangiye tuvuga ibintu 9 byimira gukora kw'Imana hagati muri twebwe, ibintu 9 bibuza ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, kugira ngo mbashe kubafasha cyangwa tubashe gufashanya kubona ukwigaragaza kw'Imana mu mibereho yacu, mu matorero dusengeramo no mu bikorwa byacu bya buri munsi. Muri ibyo bintu 9 rero muribuka kuko twarebye uyu munsi tugeze ku kintu cya 7, 6 twarabirangije, ariko nabyo reka nongere mbibibutseho. Kwibagirwa ijambo Imana yakubwiye. Icya 2, kwibona ko ari wowe uzi kurusha abandi. Icya 3, abantu gukora imirimo itari iyabo. Icya 4, abantu bicaye gusa ntacyo bakora. Icya 5, abantu ntibagira ishyaka mu murimo w'Imana. Icya 6, abantu bataye umurimo n'inshingano bahawe, bajya gukora ibindi kubera kuko aho ngaho byababashaga kubabangamira. Nicyo kintu twize ku kiganiro giheruka. Ubu ngubu rero uyu munsi turiga icya 7, kugomera umwami Imana. Hazakurikiraho icya 8, kubura ubumwe. Icya 9, icyaha. Rero twihuse cyane, reka tubanze tugere kuri ino ngingo yacu yo kugomera umwami Imana. Kugomera umwami Imana ni igikorwa cyo kutumvira icyo urimo kubwirwa, cyangwa se gutegekwa. Iyo ubwiwe n'ikintu n'umwami Imana ariko ntubashe kucyumvira ugaca ukubiri nacyo, uba uri umugome, uba wagomye. Cyangwa icyo utegetswe ukumva bamwe bakunze gukoresha ijambo kugica amazi, ukakinyora, ukumva ntacyo kikubwiye. Icyo gihe uba uri umugome, uba wagomye. Kandi abagome muzi igihano cyabo. Umugome usibye nta kindi aba akwiriye usibye gupfa gusa. Ariko umwami Imana yacu ni inyembabazi. Yo ntabwo nubwo tuyigomera, iracyadukuruza umutima w'ineza kugira ngo tugaruke kandi turusheho kunezeranwa nayo mu bwami bwayo. Kugoma ni ukutumvira no kudakurwa ku ijambo. Reka turebe muri Samweli wa mbere kugira ngo nk'ijambo ry'urufunguzo ry'uyu munsi. Samweli wa mbere ibice 15 ku murongo wa 25. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi mudakurwa ku ijambo asa n'uramye ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze kuba ku ngoma. Kugoma kuzana abarozi mu itorero. Kugoma kuzana ibishushanyo mu itorero. Ahari abarozi n'ibishushanyo, Imana ntabwo yahaba. Mwibuke ko twabonye ko nta bami babiri mu bwami bumwe. Umwe agomba gusunikwa akavaho. Niba hariho ibishushanyo n'abarozi, Imana ntabwo yahaba. Ni ukwangwa n'Imana, nicyo kiba kiriho. Ibyo biramenyesha ko duteranye hatari muri twe. Ibyo bitumenyesha ko yuko duteranye hagati muri twe harimo umuntu wagomye. Rero ijwi ry'Imana ntabwo rishobora, n'iyo ryaje rishobora kumwirukana hagati muri twe, cyangwa akabasha nawe kutuzanira akaga. Rero Imana irabona iryo teraniro nk'abarozi n'abasenga ibishushanyo kubw'uwo muntu umwe cyangwa benshi. Kubw'ibyo rero Imana ntabwo yashobora kumanuka hagati y'iryo teraniro. Isuzume mu bugingo bwawe. Ushobora kuba ari wowe wahagaritse kugenda kw'Imana muri uyu mwanya kubera ko wagomye. Muribuka Yona. Imana imutuma Nineve, ariko muri we kubera urwango yari afitiye abanyeninive, ahita yifatira urugendo yigira i Tarushishi.
aragenda aratega, amajije gutega, inkuge cyangwa ubwato bwari bupakiye imizigo y'abacuruzi, bwari bupakiye ibintu byinshi bitandukanye, ariko kubera ubu kugoma kwa Yona, yazaniye akaga abo mu bwato bwose, azanira akaga abanyamabizinesi bari bavuye kurangura. Umuyaga uba mwinshi, biba ngombwa kuko ibicuruzwa byabo n'ibindi byose byari biri mu bwato babiroha. Umuyaga nabwo babiroshye ntiwatuza, barakomeza bagira akaga kugeza ubwo buri bose bagiye guhamagara, noneho basenga imana zabo. Bageze aho bati ntago bati noneho reka turebe, buri wese nagerageze. Bageze aho babona Yona arisinzira, ati niko wa mugabo we kusinziriye, ati nawe takiri imana yawe. Ariko nawe nubwo akenshi hari igihe nawe ugoma ubizi, hari igihe ukora nawe ubizi, nawe uzi ko utari mu nzira nziza. Garukiraho mwene data, garukiraho nshuti yanjye. Yona yarababwiye ngo yewe mwe kwirwa mwirushya, ni njyewe ubateje aka kaga, ndi umuheburayo, imana yantumye sinabyemera. Ati none tugukorera iki? Nimunjugunye mu nyanja iratuza. Nawe yahise yikatira urwo gupfa. Imana ariko kubera ko ari inyembabazi, yari yateguye urufi ruhita rumumira kugira ngo aticwa n'amazi, kandi rujya kumushyira ahandi yari afite ubutumwa. Nawe hari uyu munsi urimo uragoma, ese utegereje kuko urufi ari rwo nawe rukumira? Oya, we gutegereza icyo ngicyo, ahubwo va mu byo urimo, wumva ijwi ry'Imana, va mu byo urimo, ukora ubushake bw'Imana. Imana irashaka kugira ngo igukoreshe. Reka dusome mu Baheburayo ibice 2 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4. Nicyo gituma dukwiye kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute? Niwirengagiza agakiza gakomeye gutyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise, Imana ifatanyije nabo guhamya, ihamisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko yabishatse. Kugoma gufite ingororano. Ahari ukugoma hari igihano. Wari uzi icyo uba uvuze kugoma kwawe? Iyo ugomye hari ikintu biba bivuze. Icya mbere, urinde Mana kugira ngo numvire kandi nkore ubushake bwawe. Icya kabiri, ndigenga, nawe Mana kora nk'uko nanjye mbishaka. Hari abantu benshi bahora mu masengesho, bahora bashaka kugira ngo Imana ikore ibyo bashaka aho kugira ngo bakore ubushake bw'Imana. Icya gatatu, ntabwo nkumvira. Yego ndumva icyo uvuze, ariko ntabwo ndi bugikore. Ibyo ni umwuka wo kugoma. Ndumva uvuze ibyo, ariko Mana umenye ko nambaye inyama n'amaraso, umenye ko nambaye umubiri. Yego ndabyumva, ariko ntabwo ndi bubikore. Oya, izo nzitwazo zikureho mwene data, nimba ushaka gukora kw'Imana. Zikureho, kure izo nzitwazo nimba ushaka ko Imana ikorana nawe. Mu buryo bwumvikana, uba ubwira Imana ngo ireke kwinjira mu byo urimo gukora, uba uvuga yuko uri Imana wowe ku giti cyawe. Imana nayo nikuramye ku bwayo. Urabwira Imana gukora ibintu mu buryo bwawe. Oya, si iki Imana ishaka. Reka dusome muri Petero, mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 2 ku murongo wa 7 kugeza ku wa 8. Nuko rero mwebwe, ubwo mwizeye, muzi ko ari iry'igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera, ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Ni ibuye risitaza, ni urutare rugusha. Basitara ku ijambo ry'Imana, ntibaryumvire, kandi ari bo ryagenewe.
ubugome abagome basitara ku ijambo, ntabwo bashobora gukomeza ijambo ry'Uwiteka, bigatuma babangamira gukora kw'Imana. Isuzume, reba ubuzima bwawe, ushobora kwigira Imana wowe ku giti cyawe, wimuye Imana nyakuri. Urimo kuvuga kubaho kw'Imana. Imana ntishobora kuba hagati yacu kuko harimo abarozi n'abaramya ibishushanyo. Ndagira ngo mwongere mwibuke, dukomeje tukareba amateka y'umwami Sawuli wabaye umwami wa mbere wa Isiraheli. Nawe hari ikintu Samweli yamubwiye kujya gutegereza ibyo umuhanuzi azamubwira. Amubwira ati genda utegereze, nyuma y'iminsi 7 nzaba nje. Iminsi 7 irashira, niko Bibiliya itubwira. Uwa 8 ariko noneho itaje ngo arebye hakurya abona Abafilisitiya batangiye kwikoranya, ingabo z'Abafilisitiya zatangiye kwisuganya ngo zimutere. Niwe yari akimara kuba umwami, Abayisiraheli bose bari bamuhururiye bumva babonye umwami uzajya ubaneshereza. Arangije nawe ahita atangira gutamba ibitambo, gutamba igitambo cy'ishimwe cy'uko bari amahoro. Ubwo bamwe mu Bayisiraheli nabo bari batangiye kugenda bamucika, avuga ati mbo ninatangiza urugamba mu kanya gake ndaba nsigaye njyenyine. Ariko si by'Imana yari yavuze, yari yamushyize naho ngaho kugira ngo irebe kwihangana kwe. Nawe mwene data, hari igihe ikibazo urimo Imana irimo kureba kwihangana kwawe, kandi ndahamya kuko ejo cyangwa ejo bundi nukomeza kwihangana ishobora kugucira inzira, ishobora no kukungura ubwenge bwo kugira ngo bisohokemo. Arangije Samweli abaraje aramubwira ati ibyo wakoze ni ibiki? Ati oya, nabonye Abayisiraheli bari batangiye kumvaho, kandi dore Abafilisitiya bari batangiye kwisuganya ngo badutere, niyo mpamvu mbashiye gutanga ibitambo ko turamo. Wakoze amafuti. Oya, urabona nawe wambwiye iminsi 7, kandi iminsi 7 dore yarashize ntiwigeze uza. Atari kuzi kuko kutumvira, kugoma no kutumvira ni nko kuramya ibishushanyo na terafimu. Ubwo rero wanze kumvira umwami, wanze kumvira ijambo nakubwiye Imana irinyujijemo, nawe ntabwo uzarama ku ngoma. Iryo jambo twafunguje iki cyigisho cyacu. Ikindi gihe Imana iramubwira ngo nagenda ajye kurimbura Abameleki, agiye yikiriza Agagi, yakuramo inka nziza n'amafarashi meza. Samweli agarutse aravuga ngo ariko ibyo ni ibiki ndimo kumva bitamatama, ibiriya mbona ni ibiki? Ati rero dore nabashe gufata umwami Agagi. Ati reka nkubwire, wakosheje, wari kurimbura, nta na kimwe cyari kugera hano, nawe uciwe ku ngoma. Ahita Samweli ubwo ari we wiyicira umwami Agagi. Rero ndagira ngo nkubwire, nawe hari ibintu byinshi ubona ari bwo buryo bwawe, ariko Imana atari irimo kubishaka. Mu buryo bumwe hari ibyo umenyereye, ariko wenda Imana ikaba irimo gushaka reform, ikaba irimo gushaka impinduka mu mibereho yawe. Rero ca bugufi, wumve Imana, ugendane nayo, kandi nayo izakuba hafi, kandi nayo yiteguye kukwakira, yiteguye kugufasha mu mibereho yawe yose, kuko ubuzima bwacu buri mu kiganza cyayo. Niho dufite ibyiza, niho dufite amahoro, niho dufite kugirirwa neza kose. Birenze kuri ibyo Yesu aduhana umugisha. Ni Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Ufite ikibazo cyangwa ushaka kugira ngo tugire byinshi twunguranaho, telefone yanjye ni 078 7 099. Ni telefone WhatsApp, ushobora kunyandikira ubutumwa, ushobora no kumpamagara hose, uwo mwanya urahari. Ibirenze kuri ibyo rero, umwami Imana aguha umugisha kandi akomeza ahabwe icyubahiro. Murakoze.